yamwongeye kwirirwa bimeze biti nyuma ndetse ya The Treason ubugambanyi mudacikwa season 2 episode ya mbere ni ikibamba ni icyamamare numwe mwisanzure mu cyumva The Saint Tony Wise The Chosen One. Indirimbo bayise narahindutse nanone abasore babiri Wizi ndetse na Ozi bafatanyije na Keke. And their attention, give another chance to be love with you again. Not in the tag, give another chance to love you. And their attention, give another chance to be love with you again. Pase kumaguru dukundo n'ubuzima sinigeze nicuza umunsi mora nawe mu buzima. Akarimo kabagereho ndetse iyi filime mutayicikwa ikaba ibaze aho diskwa mutariyani mugasarira ndabaruzi aka filime nakanyu mukarebe kabaryohere. Nashatse ubwo mbwira ko nanga nkakuboda nashaka ubwo mbwira ko nkunda nkakubona urukundo ni diyama mu buzima nashatse uko nihereda ndabiboda nashaka uko nsinzira bikananira. Oh guys forgive me ja nadahiriye imbere y'Imana n'abantu icyaba cyose sinzigera ngusiga nashize amarira ku maso atagira akagero nirengagije imisozi watereye kwa Professor mu rwishwa mugashyirimo murebe nwa nijoro garukira narahindutse reka mbikudekere nade nyaruguru mu rwishwa namwe ndakabatuye kabagereho amanwa nijoro ndiruka nkanarakubuze garukira umbabaye mama Shani nawe akarimbo kakugereho turakagutuye ndetse n'akafilime kakuryohere narahindutse andi mahirwe nawe mama Victoria kakugereho turakagutuye mama Victoria ku muyumba aho turakuruzi turakagutuye kakugereho ndetse n'umugabo we Musenge w'umunyabuzima nawe turakagutuye kakugereho. Musohokane nkujyane kure y'abantu narababaye nararwaye ubuzima bwananiye mbabariro fate koro ya Karimba niko kanyuma gasozera last episode twayisoje dutangiye episode ya mbere kuri season ya mbere ready wa mbere mu cyumva hiryo nino bimeze bite. Indirimbo turora bayise narahindutse isozera dutangira dukomeza season ya 2 episode ya mbere kuri ubugambanyi niko filime bayise. Give another chance to love you. And their attention, give another chance to be love with you again. Not in the tag, give another chance to love you. Akarimo kanga twebenje Mariseri horiya ku muyumbo ukabenzi kamugereho. Dore bureke raka none rero bantu banje mwitegure icyanzinduye reka nze nkibahe namwe cyabazinduye turatangiye rero doko dutangiye batangiranye abanyakibungo gaba ku gataro kandi udutaro tugirana amabawe ngo mwisanzure hejuru yo uyu dore hamwe mbabigira nibera mwisanzure dore harundi waje sibyo gusa we abamarika bawundi gazanga zavuye ceceka shiraho umunwa ibanga ryacu nuko tugenda baka arabura icyerekezo team presents no bakugezaho gufatanya na Freddy Entertainment hafa ngo as director ninde Jasifu nawe mu kinyarimo hano Gusubiza magazine abanditsi barahari Samu nawe numwe mu bakinnyi b'Imana gusoka mu mwansi hano bakweka directed nande Chef ndetse na Maître barahari icyerekezo team bafatanyije ndetse tutibagirwa na cameraman niwe Sam mwamubonye ubugambanyi The Treason Iyi filime Dore imirabyo yajemo ibintu byafanye neza we harimo The Flash imirabyo season ya 2 episode ni ya mbere uredi mu cyumva tanya mu mwaka wa 2008 mbere yuko Jeff aba umwana wa Jasifu byagenze bite Jeff akitwa Boazi nuko dutangiye hano wirukaga ari kuri speed arabangutse byo ari marasiganwa n'igihe mambo vipi ikwaye nuwaka sompere bago bafite imirabyo wenye uko binjira Yesu we mwana w'Imana urakwiyambaje harabateraga dore uko baje bafite ibintu byibaraga nuko binji harabinjiraga mu gipangu dore uko bagenda dore wa mudamu tuzi nkande Mukasine Adela yazanye nandi Metri
metero cyangwa ese abana ntabwo ari metero ni pita tutagiranye umuryango wari wishimye n'umuryango w'abantu bane papa na mama n'abana bameze gutya niko dore Bowazi kakiri akana niko Bowazi we mu kinyarwanda wabonye yarakuze ni Jeff mwana muto abye baramuganirizaga 90% kora mwana wa kora ndumva urimo neza uzaba kangahe se wa mbere yo Bowazi rero kujya umuha ibiryo byinshi Bowazi yagiraga intumbero ubu tuvugana yabaye Jeff yarakuze ku ruhande hari undi mwana utavuga uratuje ni umukobwa ni Nana mwaramubonye nawe yarakiri muto badusuje inyuma we ku ishuri ko twumvise ko musaza wawe afite amanota meza we bimeze gute meze neza ngaho mbwira mu cyongereza wabonye angahe wowe 98 yose yabuza abiri ngo yuza abana b'imigo barabahanga abana bamenyeye ku nenyo barabahanga ntabwo wapfa gukira ngo ugire ibigwari ntibibaho ntabwo wabyibukire bwiza na buraharanirwa uzaba uwa mbere umwana afite intumbero afite icyerekezo filime nayo harimo ibyerekezo uzabaherekeze noneho rero ukuntu bimeze cyangwa uranezerewe utabagize ntibagenda nidusanga ejo nujya kubarebera amanota birote bazizana tugasanga bafite amanota menshi kuriye uzahita ubabagira ya sake abana babemereye kubaragira umukuguru undi ukuguru sake natwe akaboko ngo nibaba uzaba umuntu ukomeye ubwo murashaka kuzaba akomeye mukomeze mwige neza ntabwo umva rero mubwire mwana wanjye Nana wige neza nta burangare iyo wize nta burangare birenge yagiraga umwana we Nana inama nziza cyane ejo hazaza niwo murage wa mbere urenze indi yose ni ukwiga urumva wakongeraho iki ikumva nabashimira ko muri ababyeyi beza nta kintu kibi mwadukoreye kandi turabashimira isoni Bowazi umwana muto gusa afite ubwenge mu mivugire urabyumva noneho rero kubera ko numva munambwiye amanota meza mumbwiye inkuru nziza ry'akazi kaba karanantwaye none ndumva mama wanyu yarabitayeho uno munsi reka mbasohokane njye no kubagurira akaburusheti murye baze mubyeyi uzi guteganya mu buzima kanezeza umuryango abasohokane ko panga kubasohokana hanze harabinjiraga undebere bimwe mbabwira ngo iby'Imana yavuyemo ibivuzo ntibimera voka y'imbwa ntimanuka mu giti hiye n'ubugari bw'imbwa Imana ntiyibikira ibusonze dore bakiraho vuye mugabo wewe mvuze ngo iki nawe hano baje babatoza za horeme babarira turabinginze ndebere babarira mvuze ngo iki ngo mvuze ngo iki joja mvuze ngo iki nagomba gushanga mbisubiremo kumvikana uranze twumvikana ibicurambaza babarira vayo ariko babarira ntabwo unyumva ndebere ntabwo unyumva kuko ntabwo amwumva akeneye ngo ashyire hasi ibyo akeneye byose abimubwira ibyo ndi kuvuga namwe murebe ntabwo nshaka kuvanga amagambo nyumvira disi bashaka ibyangombwa by'iby'ubutaka nta marangamutima icyo nakagewe shaka impapuro z'imitungo nyumvira nawe uwo ninde ni Mukasine Adela mbabarira izina si ryo muntu kibuze ndabibaha umugore rohore yaragira ihinduriza uko inyuma sa nagarika imbere asa mbabarire njye kuzibaha ntabwo uri kuva mabuja ntabwo uri turashaka impapuro z'ubutaka nonaha right now the property papers right now in front of us bwana Bowazi agize ubwoba dore ngo uri hadundaraye munsi y'intebe si wowe wenyine dore Nana nawe yitsimbye byakomeye ntabwo ugiye nyere ibindi nzanga ndabona bari gutinda gukora akazi kora icyakubuza yewe masasu manishora yewe dore urufaya kuri mirenge ku nenyo babamenyemo amasasu bose ngaba dore umuryango ndebere nawe dore ngo baramenamo urusoro dore ngo baramenamo amasasu ntabwo bashakaga imitungo nuko umuntu agenda akarara kubara agakoramo ngo nijoro ataruhuka hari undi uri gutera imari ngo nabikorere nzabimunyaga iyo si tubamo dore umubyeyi dore ababyeyi b'abana dore umugabo n'umugore we mirenge ku ntenyo na madamu we ntibashoboye kurengaho dore
Bowazi ngarahahamuka umva imihumekere ngirahinduka. ubundi se ubu ngubu izi telefone zazo zirimo iki Joseph aba bantu bakura aha ngaha kandi mushake n'ababana yego mabuja amagambo hano mukasi nari hano arategeka gusa namuhwe n'amarangamutima na mbabazi. Barabishe Bowazi nuko umuntu ahahamuka. Ibaze gukura nayo warabonye ababyeyi bawe babica gutya n'ababishobora babonye. Ibaze nawe icyo kintu yarakira umwana muto ariko ushobora kureba ikintu. Dore ngo uyu muryango dore ababyeyi umugabo yari mara arakora cyane rero atera imbere n'umuryango we kumbe ibyo yakoreye byose arababibaraga babiteraga imibare amanywa nijoro bari baparanze kubera dore umugabo ntiyarenze aho batanze itegeko n'abana bashakishwa bababone. Abana n'abana ibyabo murabizi bihisha hafi. Dore kanana kari kakiri gato dore ngo uyu n'abantu yitsimbye ubazi ngo yihishe ntako atagize kandi abicaye na mbabazi. wowe mabuja Mabupuro twazibonye mabusha. uzajya unyita mabuja ndi nyoko n'abakozi banyite mabuja. Nyumvira hano umugore araha wacana we ko ndi nyoko ni gute unyicanye mabusha. Ababyeyi bo abakozi bo bazanyita ndi. Byo bashakaga ni imitungo impapuro z'imitungo barazibonye n'ibyangombwa yemeza ko baguze. Shatse nanakwicara bibuka ibi byose ni ibyabaye mbere bagusubije inyuma. imitungo y'umugabo barimo barakwereka impamvu biriya byose biri kuba. Joseph tubigezeho ntitugezemo cyane rwose kabisa. none se ubundi ko nababwiye ngo mushake impapuro mushake n'abana ko abana ntababonye bari abana bari he sasa abana impapuro mwazizanye ariko abana ntabwo mwabazanye. imitungo impapuro ziyemeza ko imitungo ubu tuyifite sava ngiza abana bari he rero ko bazatubera ibibazo mu nyuma. ndebere sasa uyu mugore yagiraga umutima shango ni mukasine ngo na Adela abazi za ndirimbo tangira gushaka abana barashaka nko wagira ngo ni telefone ndebere. Reba na hariya se winindira wumve dore Bowazi dore aho yihishe. Hano harimo umuntu wumve ni umwana dore ukamukurura muvanayo katurori. Turori dore ngo aravanayo umwana dore Bowazi yari akiri mutoya dore ukuntu bamuvanyeyo. Uyu mugore nta mbabazi twabibonye aba bana nawe sinzi ko basiga amahoro. Niba nibaza ababonye bariho byagenze biti zinica make umwana kubera kuguhamuka ni guhamukorwa n'ibyo yabonye yaguye igihumure. ibyo yabonye byarenze ubwonko bwe byamurenze. namwe abantu bari ahantu bakuru bagira ubona ikintu cyagutera ubwoba ugasa nk'uguye muri koma. Mwana bagenda bamuzunguza gake gake agaruka mu bwenge ubwonko busubira ku murongo. Joseph ko mbona ari ibibazo bahamagara umuhungu akagaruka. Joseph hamagara wa muhungu babicanye ukuru hamagara uriya muhungu akora akazi. ibaze n'izina ry'Imana n'aba bana muhungu mwice se kana kumva ko wa nambabazi. Joseph ngubwengu iki mama ntabwo ngusuzuga ariko uyu umwana sibyo still yanga aracyari muto byara mama chora kutazabyara wenda wasanga uyu yabaye imbuto yanjye. Mabuja nge ndi tayali ncuko aribyo wamamagara urabizi iyo umamagaye nkora akazi nditaba umva we nanjye ndi umwana wa nyokobuja akazi Mabuja were kora akazi. umwana ati mama barabica umwana nanjye ngende nanjye ndapfana nawe. ndazikizo izo ntoki Joseph Joseph yanga kubyumva. nzazirengera mama ingaruka nyina avuga ati mwaranye Joseph uyu mwana aramuka akuze umva nikagashira gasigara gahunyeza akazatwika ishyamba ryose reka tumwice. mama nzirengera ingaruka. Joseph itangiye umwana Bowazi yarakiri muto mama mutici uyu mwana
Jasifu yari yakunze umwana aricyo bita urukundo rwa myabyo ugasanga abantu bayavandimwe batavukana. Sifa niba wumva ugomba kurera uyu mwana ibisakwe uzabyirengera kindagiye nta kibazo mari ku mwana rwose sinzi impamvu uri ku mutima wanjye umukeneye mutamukoraho hasigaye nana byagenze bitewe tugaruka ngaha barakwerekana none mirenge ku nenyo nawe yapfuye byagenze bite yiryamishije nk'uwapfuye ntiyapfuye bakugare uyu munsi mu mwaka w'2021 bagiye gutabarana na Katurere dore ngaho mu kiba yahoze cyashyizwe cyo kituze gusa none kinini kidatuwe niho bari Jeff ari imbere aramuyoboye Dore jyawe witunze ndebere gusa nze nkwereke baho ibyo mbazaniye Mirenge ku nenyo yanyuze muri byinshi nta marangamutima na mbabaza kigira yararambiwe Katurere sibo wenyine n'uyu mwana yarababaye Uratambaye amaherena ari umuntu w'umugabo ari umuhungu ukabagira ngo ibintu biroroshye ni gute umuntu w'igitsina gore gira igitsina gabo gira igitsina gore ntibibaho haba hari impamvu kugira gutya umukobwa arahari ndamubonye bino ikintu kimeze nk'igisongo bareke baze mbasongororesha we buretse gato barakwerekana nawe araha naho yava yabibonye abagabo namiki umugabo yamubwiye ati negasopo namahirwe ya nyuma ngo uhaye uragerageza kongera kuva hano ndagucicikisha burundu ntabwo tuzi impamvu umukobwa nana ari hano wenyine byagenze bite uwamushimuse yagiye gusa rero twasamuha agasopo bandi nabariko baza Katurere nana naramenya ko baje kumutabara ba survivor ba Sevia ngaba hano Sevios nana kweba kugira gutya nana mwana wanjye reka papa yaramugezeho ajyahumeka kubera kina bahamagaye mugatinda kuza igihe nabahamagaye cyose ubundi mwari muri he twebwe twari tukibanza kugenzura neza ntabwo mwana twagomba kuza tukwinagaho twagomba kubanza kureba ko abagabo bataparimetinze batakontuwazinze ahantu hose rero nk'abantu batagira ubwenge ntabwo twagomba gupfa kuza tugomba kubanza tukareba urinzwe na bangahe umuntu wishimutisha bafite ibihe bikoresho gwikura muri bari abantu wabikoze ariko bro Imana icyo ceceka kamakuru nayakuruye ariko byari danje urumva kuyamukuraho byari danje ko mbona gupasha abantu bakunda ababebra ariko ubundi vie yewe wanyereka mama neza ukuntu yari ameze buriya mushiki wanjye mbona yari ameze nka mama ni Bowazi kano wa mwana muto yarakuze ngo uri Jeff ntabwo nabona ko ngusobanurira ibyo nzafata kanya tuzabitegura ngusobanurira uko mama wawe yari akubwira byinshi kuri mama wawe uburyo uzumva nkaho wagira ngo uri kumureba tekano waho neza umva nono ko buriya hari ikindi kintu ushaka ko dukina hari ikindi ashaka gukora bagiye gukora iki rero bajya kucyuna rebe uzabita ufata ako byacu ntibyatinze dore ngaba ku bapfumu kwitako bakubita basa umupfumu urani serious byanyabyo dore abashidodo barakurambere bepfire yabazamuye ku ruhande dubaraza mu forome y'injangwe imwe nini cyane izi nzuzi yagiye guteza inzuzi yo dice ureba yikubita hasi yaza n'utudomo tukamya ko bitaya mirabyikaza we mirabyigahinda umupfumu ni serious Zaisiri mu kazi yewe bazanye iki giceri cyepfiriya gipita amenyo yewe cyari kitunatu zagira abakoni muragira abakoni wese mwohereza mu isanzu hejuru ya ku gataro simba tembeje ngo abanyacyungoni bagenda ku gataro reba hano si ukukagendera gusa banakanyweraho reba hano pfumu nyawe special wizard special witch special associate umupfumu z'akazi sibyo gusara cyane cyapinze ndacyagiye hari ifuti yaho reba hano mwana yewe data we papa uri abatandukanye hari ikintu amuhisha cya danje nuko utarabimenya neza nta nubwo uriya mugabo azi yuko Jasifu maze ari umwana we nabyo azi ko Jasifu ari umwana we bizahera iyi ni episode ya mbere kuri season 2 yari Freding ibisanzwe ku bufatanye n'icyerekezo TV show akaba na YouTube channel mujye mukore subscribe mutange views watch time munarebereho n'akandi karaje ndetse ubu tuvuganiza filime zigiye kuyisohoka hanze mu ba DJ
yari Fred nk'ibisanzwe. Hasta la vista, hasta la vigo, hasta munyana. Shalom shalom, see you the next one. Ibonane mugakurikira ariyo episode 2 ku season 2. Basigiremo kandi narahindutse Wizzy Boy ari kumwe na Oz Boy ndetse na Keke. Bye bye. Wave up beat. Not a hand to tag it, but not a chance. This boy. Wave up beats. Not a hand to tag it, but not a chance to love you. And their attention given, not a chance to be loved with you again.